Umwaka w'igihumbi na magana inani na mirongo itandatu Abongereza nibwo bageze muri Afurika batangira no kwigarurira tumwe na tumwe mu duce tw'uyu mugabane w'abirabura. Kamwe mu duce bigaruriye ari nako inkuru yacu ishaka kugarukaho naho bahaye amazina y'ibihugu ya Kenya na Uganda. Ntabwo tuzenguruka ubuso bw'ibihugu byombi, ahubwo turibanda ku gace kaje kubatizwa ibagiro mu mushinga wo kubaka inzira ya gari ya moshi ihuza ibihugu byombi watangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo icyenda n'umunani. Ndagusuhuje kandi ngo ikaze ku Ishuri Plus. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe ntibibagirwe gukora subscribe ndetse no gusangiza abandi iyi video kimara kuyireba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo icyenda n'umunani Abongereza batangiza umushinga wo kubaka inzira ya gari ya moshi ihuza ibihugu byombi. Iyi nzira yagombaga kunyura mu gace kitwa Tsavo hafi y'uruzi rwa Tsavo. Ubu hari na pariki yitwa Tsavo East National Park muri Kenya. Aho hantu hakaba harindiriye Rwabwiga, umwami w'ishyamba. Habaga intare z'inkazi, intare zitari zarigeze zibona umuntu, zitanatekerezaga ko hari ikiremwa kibaho kimeze nk'umuntu. Ariko kandi inzira ya gari ya moshi yagombaga kubakwa byanze bikunze kandi ikanyura muri ako gace ka Tsavo. Abongereza rero bakomeje umushinga wabo, banashyiraho abakozi bagera ku bihumbi 3 bayobowe na Lieutenant Colonel John Henry Peterson. Bagombaga kubaka uwo muhanda wa gari ya moshi. Abenshi mu bakozi bagombaga gucya gutanga imbaraga zabo mu kubaka iyo nzira bari batuye ako gace kandi bari bazi neza ko gacumbikiye intare z'inkazi. Babwiye Colonel Peterson ko aho hantu bagiye gukorera hari ibyago byinshi cyane by'urupfu kubera inyamaswa z'inkazi zihaba. Ariko Peterson arabasubiza ati, ntimugire impungenge kuko turiteguye kandi dufite intwaro zihagije. Aba bakozi bose nta mazu bagiraga aho ngaho bakoreraga muri ako gace, bose babaga mu mahema kandi imirimo uko yigiraga imbere nabo bagombaga kwimuka bakayegera hari akazi. Ndetse na Colonel Peterson ubwe n'abakozi b'Abongereza bagombaga kwimukana nabo bakaba muri ayo mahema. Muri uwo mushinga wa gari ya moshi, ipiki yatangiye gukora akazi kayo mu kwezi kwa gatatu 1898. Nyuma y'iminsi mike batangiye akazi, abakozi batangiye kuvuga ko hari mugenzi wabo baburiye irengero. Bati ku mugoroba washize ntawe twabonye mu ihema kandi no mu gitondo ntawe twaciye iryera. Ntabwo byatinze kuko mu gihe bari bagishakisha babonye umurambo we, bigaragara ko ari inyamaswa y'imikaka ikomeye yamuriye igice kimwe ikindi kakireka ikigendera. Inyamaswa yagombaga kuba yakoze ibyo byanze bikunze ni intare kuko arizo zari ziganje muri ako gace. Nyuma y'ibyo bose batangiye gushya ubwoba, batangiye kugendana ubwoba kugeza n'ubwo babonaga igicucucucu cyabo bakikanga intare. Ibi byatumye Colonel Peterson na bagenzi be bashyira intwaro zabo hafi bagahora biteguye kurasa, ariko ibi ntabwo byari bihagije. Byabaye ngombwa ko Peterson ashyiraho ikipe y'abarinzi basimburana bagahora barinze amahema y'abandi igihe baruhutse cyangwa bari mu yindi mirimo. Abari bazi kurasa muri bo yabahaga intwaro akabohereza gucunga ko hari intare ishaka kuza kwiba umuntu aho bakoreraga akazi kabo. Ati, iyo muramuka mubonye igabye igitero mwirase urufaya rw'amasasu kugeza muyishe. Niba wibagiye icyo bakoraga aho ngaho, ndakwibutsa ko bubakaga umuhanda wa gari ya moshi uhuza Uganda na Kenya, ariko bari mu gace ka Tsavo kazwiho kugira intare nyinshi. Rimwe na rimwe Peterson ubwe yabaga ari kumwe n'abo barinzi n'abahigi. Kujyaho kw'iri tsinda ry'abarinzi aho kugira ngo bigire icyo bikemura, ahubwo byarushijeho gutera abantu ubwoba. Uko birukankaga hirya no hino bahiga intare ngo bazice, aho kuvumbura intare ahubwo bagendaga bahura n'ibisigazwa by'imirambo y'abantu bari abakozi babo zariye, ntibinamenyekane ko babuze, ahubwo bagasanga barariwe n'intare. Nyuma y'ibyumweru bikeya abantu bagera mu 10 bari bamaze kuburirwa irengero. Nta handi kandi bashoboraga kuba bagiye uretse ko ubwo bagombaga kuba bariwe n'intare. Abarinzi bamwe baje kubwira Peterson ko babonye intare ebyiri z'ibisore zirimo kurya umukozi wabo, ariko zababona n'intwaro zikiruka zikabahunga. Peterson ubwo yari amaze kumenya ko ahanganye n'intare ebyiri z'ibisore. Intare itarashoboraga kwicwa n'isasu rimwe, ahubwo kwirasa isasu rimwe byayiteraga uburakari bukomeye, igatangira guhiga uyirashe. Iminsi irashira indi irataha. Akazi ko kubaka inzira ya gari ya moshi karakomeza, ariko kandi abubatsi ariko intare zibakoramo umubare wabo ugakomeza kugabanuka. Umunsi umwe mu mwijima w'ijoro, amajwi yose atuje, buri wese aryamye mu ihema rye,
bakanguwe n'urusaku rw'utabaza. Mu kanya gato ntibongera kumva induru, ariko kubera uwo mwijima w'ijoro n'ubwoba bari barabitswemo n'intare, nta n'umwe wari gutinyuka gusohoka hanze. Bose bategerezaga ko bucya bakabona gusohoka mu mahema yabo. Mu gitondo babyutse bahuye n'ibibongerera ubwoba ku rugero batari barigeze babugeraho. Basanze rimwe mu mahema ryashwanyagujwe cyane, ndetse n'abantu babiri bari baririmo intare zabashwanyagujwe bitavugwa. Peterson yarabateranije bose ababwira ko imirimo yo gukomeza kubaka umuhanda wa gari ya moshi bayihagaze. Abategeka bose kwirirwa bashaka ibiti byo kuzitira inkambi bacumbikagamo ahari amahema yabo batahagamo nyuma y'akazi ka buri munsi. Yabategetse kandi gushaka inkwi barara bacanye umuriro ijoro ryose kugeza bukeye. Peterson yari yabifashe nk'ibintu byoroshye cyane rwose, akumva ko izo ntare ari nk'izo yari asanzwe azi. Yumvaga ko urwo ruzitiro rw'ibiti n'umuriro barara bacanye bizabarinda kongera kuribwa n'intare nijoro. Izi zo zari gatuna. Izi ntare zagombaga kurya abantu babiri ku munsi kugira ngo zihage. Izo ntare muri iryo joro ntizakanzwe n'uwo muriro bacanye cyangwa se ngo zitangirwe n'urwo ruzitiro rw'ibiti bari bubatse, ahubwo bizoroheye cyane zabashije kwinjira zisenya rwa ruzitiro, zitwara abandi bakozi babiri. Ibice byabo zasigaje babisanga hanze bukeye mu gitondo. Ubwoba bwakomeje kuba bwose mu bakozi, buri wese yibwira ko ari buza gukurikiraho mu ijoro rikurikira, ku buryo ntawe abashaga byibuze kuba yasinzira iminota 10. Bararaga bashikagurika. Colonel Peterson aha yari amaze kubona ko guhiga izi nyamaswa atari ibintu byoroshye cyane, kuko ubusanzwe intare zihigira hamwe zikarira hamwe zigahaga, ariko izi byizo yose yagombaga kurya umuntu buri munsi. Colonel Peterson ntabwo yari azi icyo agomba gukora. Gusa nyuma yo gutekereza cyane yafashe icyemezo cyo guhiga ibyo bikoko mu masaha ya nijoro. Abarinzi be yabategetse kutaryama bakarara baryamiye amajanja kugeza mu gitondo. Icyo cyemezo cyari gutuma izo nyamaswa ziraswa zikicwa. Ku rundi ruhande nanone byari guha umutuzo abakozi bakaryama bizeye ko barinzwe, bityo bakabasha gusinzira neza bakaruhuka kugira ngo mu gitondo babashe gukora akazi kabo neza. Ariko nanone inkambi ikambitsemo abantu 3,000 byose ntabwo hari ahantu hatoya. Abarinzi ba Peterson nabo ntabwo bari barenza abantu 10 buri wese n'imbunda ye. Icyakoze nanone kuko bararaga bacanye umuriro babashaga kureba mu ntera yitaruye. Izi ntare nazo zari zifite amayeri menshi cyane. Zabonye ko hari abarinzi biteguye kuzihiga bafite intwaro zabo, ntabwo zigeze zibayoberaho ngo ari bo zishaka kurya, ahubwo ahari ifunguro ridasaba ikiguzi zari zihazi neza, ni mu ihema. Zabanyuze muri humya hitaruye aho bari bahagaze, maze muri iryo joro nabwo zitwara abandi bakozi babiri. Angaha ubanza Peterson yarashatse kuzinga utwangushye twe ngo yisubirire i Burayi, kuko ibyo muri Afurika byari bimaze kumurenga. Ibi ariko ntibyashobokaga. Abakoloni bari baje nta kintu na kimwe cyari kubabuza gukomeza kukoloniza Afurika. Ibitero 90% izi ntare zagabye kuri iyi nkambi byose byagendaga neza, zikabasha kwisasira abantu babiri buri joro. Rimwe na rimwe hari ubwo izi ntare zayoberaga ku mahema y'ubuhunikiro bw'ibiribwa zigakurura imifuka by'imiceri n'ibindi biribwa, ariko zabigeze iyo zibijyana zigasanga atari ibiryo byazo, zikimyiza imoso zigahena mu ndiri yazo amara masa. Abarinzi ba Peterson bahinduye amayeri, biga uburyo bushya bwo kwica izi ntare zari zarabazengereje. Batangiye kujya bazitega imitego. Ni imitego isanzwe intare yagombaga gufatwamo ikabuka isohokamo kugeza ubwo bayisanzemo bakayiciramo. Intare imwe yaje gufatwa n'uwo mutego, ariko bitewe n'ukuntu yari igisore ifite imbaraga, ibiti byari bigize uwo mutego yarabisimbukanye irabishwanyaguza iriruka, ari n'akabarinzi bayipima amasasu, ariko nta na rimwe ryabashije kwifata. Mu kwezi kwa 12 umwaka w'1898, amezi yari amaze kwirenga ari 9, intare zimereye nabi abakozi b'umushinga w'Abongereza wo kubaka gari ya moshi uhuza Uganda na Kenya. Peterson n'abakozi be bari barabuze na kimwe bakorera izo nyagwa z'intare zari zigiye kubamara zibarya. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 1898, imwe mu ndogobe aba bagenderagaho yishwe n'intare. Peterson akimenya ibyo yiruka n'imbunda ye haganaho intare irimo kurira iyo ndogobe. Intare ikimukubita amaso irahunga. Peterson akigera ku ndogobe yasanze yapfuye, ariko intare nta kintu kinini yari yakayiriyeho.
Peterson yaratekereje aravuga iti iriya ntare biragaragara ko ishonje kandi nta kintu yari yakariyeho, byanze bikunze iragaruka. Ahangaha niho Imana yashyize itandukaniro hagati y'inyamaswa n'umuntu. Umuntu yamuhaye ubwenge butekereza cyane. Peterson yahise yurira igiti cyari hafi aho yihishamo ategereza ko intare igaruka. Peterson yahise yurira igiti cyari hafi aho yihishamo ategereza ko intare igaruka kurya umuhigo wayo. Peterson yategetse abakozi be bose gusubira mu mahema yabo ngo hatagira ubangamira intare igatinya kugaruka gufata umuhigo wayo. Yarategereje burinda bwira igikoko kitaragaruka kurya ibiryo cyasize ku isahani. Peterson kubw'amahirwe ye ijoro ryose nta mwijima ryari rifite, hari ukwezi. Yarakomeje arategereza. Bitunguranye yarebye hakurya abona ibyatsi birimo byinyeganyeza, aribwira ati byanze bikunze ya nyamaswa igarutse kureba umuhigo wayo. Atangira gutunganya imbunda ye. Intare ariko ntabwo yari ije kureba indogobe yasize ku manywa, ahubwo yari yabonye umuntu mu giti. Ntabwo ariko intare yari yabonye ko uwo muntu afite intwaro. Intare yaje isatira igiti, Peterson nawe ayishyira mu gipimo neza, ayirasa amasasu 1, 2, 3, irya kane rirayifata, iriruka irahunga. Nawe ntiyavuye ku izima, akomeza kuyirasa. Ariko uko intare yageraga kure niko amahirwe ya Peterson yo kuyihamya ngo ayice yagendaga yoyoka. Peterson yakekaga ko yayihamije amasasu 2 cyangwa 3, ariko ntiyarabyizeye neza. Yatinye kumanuka mu giti akiraramo. Bukeye abakozi be babyutse, nawe abona kumanuka mu giti, arababwira ati nshobora kuba nayirashe, muze tujye kureba aho yaba yaguye. Bateye intambwe nkeya babona amaraso, bagenda bayakurikiye bigiye imbere, basanga intare y'ingabo nini cyane itagira umugara iryamye aho ngaho yapfuye. Ni ubwoko bwihariye bw'intare ingabo zazo zitagira imigara. Icyakoze mu mafilime yakinwe kuri iyi nkuru bagiye bakoresha intare z'imigara. Filime yamenyekanye cyane yakinwe kuri iyi nkuru ni iyitwa The Ghost and the Darkness. Peterson akimara kubona iyo ntumbi y'intare yasabye ko bazana kamera bakamufotorana nayo. Nawe tekereza ifoto yafotowe na kamera yo mu myaka 126 ishize uko yari imeze. Muri iyo myaka kamera cyari ikintu kidapfa kuboneka hariho hose nk'uko bimeze ubu. Iyi ntare yari ifite uburebure bwa metero 2 na santimetero 95. Ni ukuvuga ko yaburaga santimetero 3 gusa ubureshye na metero 3. Ntabwo bigeze bapima uburemere bwayo kuko birashoboka ko nta munzani bari bafite wapimaga ikintu kingana gutyo. Ariko abahanga bavuga ko intare y'ingabo ireshya ityo idashobora kujya munsi y'ibiro 260 byose. Inkuru ntabwo irangirira aha. Intare zari zarazengereje Peterson n'abakozi be zari ebyiri. Imwe irapfuye ariko sindiri hehe. Peterson n'abakozi be baracyahangayitse cyane. Nyuma y'ibyo haciye iminsi basanze imwe mu mahene bari bafite yapfuye. Nta gushidikanya icyo cyaha bahise bagishinja intare ya kabiri. Iyo nayo biyemeje kuyihiga bagatuza ari uko bayishe. Peterson yategetse ko bamwubakira ikimeze nk'umunara, maze akurira akajya gukurikirana ikibazo neza yibereye hejuru aho ngaho. Babikoze batyo, umurambo w'ihene bawushyira munsi y'umunara. Peterson nawe yibereye mu munara hejuru arategereza, ijoro riragwa. Kubw'amahirwe nanone ukwezi kwari kukiva, nta mwijima na muke wari uhari. Ijoro rijigije, intare igaba igitero itangira kwegera ihene. Peterson ayirasa isasu, iriruka irahunga. Mu gitondo babonaho intare yanyuze ihunga, hagiye hari amaraso. Barayakurikira ariko ntibigeze babona umurambo w'intare nk'uko byari byagenze ku ntare ya mbere. Ijoro rya kabiri Peterson yurira umunara yihishamo ategereza intare kwigaba igitero nk'ibisanzwe. Kuri iyi nshuro ubwo yajyanye n'undi muntu umwe nawe ufite imbunda. Mu ijoro hagati Peterson uko yakegamye ku giti, agatotsi karamutwaye arasinzira. Agiye kumva yumva mugenzi we amukomanga amukangura ati reba hariya hakurya irimo iraza. Bombi batangira kwitegura kurasa. Peterson aramubwira ati buretse ibanze yigira imbere aho tubasha kwihamya neza. Barayireka yigira imbere. Igeze muri metero nka 20 bombi barasira icyarimwe. Bibwiraga ko bayihamije amasasu 4 cyangwa 5, ariko intare yarahindukiye iriruka ibereka mu bworo bw'ikirenge na kumboni mu bworo bw'amajanja. Mu gitondo bukeye bongera gukurikirana amaraso y'aho intare yanyuze ihunga, ariko nanone nta ntumbi y'intare babonye.
ahubwo bahuye n'intare ifite uburakari bwinshi yakomeretse, bayihurizaho barayirasa barayica. Iyi nayo yari ifite uburebure bwa metero 2 na santimetero 90 zose. Kugeza ubwo bicaga iyi ntare ya kabiri, izi ntare zombi zari zimaze kurya abantu bagera ku 135 bose mu gihe cy'amezi 9 barwana nazo zarabananiye. Iyo batazica zose buri joro zari kujya zibaryamo babiri kugeza bose bashize, cyangwa se bagafata umwanzuro wo kuva ku bintu bagahambira utwabo umushinga wa gari ya moshi bakawuparika. Nizere ko noneho umenye impamvu ahantu bahahaye izina ry'ibagiro cyangwa ikibuga cy'ibagiro. Intare ebyiri zonyine zahaririye abantu bagera ku 135 mu gihe cy'amezi 9 yonyine. Uramutse ukunda ibisimba n'inyamaswa z'inkazi, nakorangira kureba video twakoze ku kirwa gituwe n'inzoka, ku buryo aho wakandagira hose ku butaka bw'icyo kirwa wahakandagira inzoka. Wakoze cyane, naho utaha mu yindi video. Gusa niba ari ubwa mbere ukurikira ibiganiro byacu, ntiwibagirwe gukora subscribe, gusangiza abandi video ndetse no gukanda kunzogera, kuko bigufasha kuba uwa mbere kubona video tukishyiraho. Ciao ciao.